kaze mu mwanya wo gukora subscribe kandi turagushimira ko subscribe kuri mwanya wana wo turakora subscribe uyu mwanya ko subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru y'ingenzi kandi agezweho atara mu mwanya minini gatanu amakuru kugenda vuba hirya no hino n'andi basanga cyane kuri John BTS ko subscribe dukomeze amakuru ashaka tuhere hano kuri Titi Brown yari gushimira umunyamakuru muvugiye akamuvugana neza uburyo yongera kugarurwamo icyizere. Titi watumye nongera kwigirira icyizere. Ibaruwa yuzuye agahinda Titi Brown yandikiye uwamukoreye ubuvugizi. Nyuma yo gusoma inkuru yatumye abantu batangira kumusabira ubutabera, Titi Brown yandikiye ibaruwa yuzuye agahinda umunyamakuru Peacemaker Punditi wa Inyarwanda wakoze inkuru igaruka ku kagambane ndetse n'akarengane yakorewe bitumye amaze imyaka hafi 2 muri gereza adafungurwa cyangwa se ngabanishwe inyungu akatiwe basi iyi myaka. Kuwa mbere nibwo hasohotse inkuru yari yanditswe n'umunyamakuru wa Inyarwanda witwa Peacemaker Punditi agaruka ku kagambane kakorewe umubyinnyi Titi Brown maze igihe kirekire muri gereza, urubanza rwe ruhora rwirengagizwa ku mpamvu zitumvikana. Muri iyi nkuru hagaragaje akagambane kihishe inyuma y'urubanza rwa Titi Brown ndetse na bimwe mu byavuzwe n'abamufashije batifuza ko yagaruka mu buzima busanzwe ngo yongere akore nk'ibyo yakoraga. Nyuma y'uko iyi nkuru igiye hanze, abantu benshi batangiye gusabira ubutabera Titi Brown ku kagambane yakorewe kandi bizwi ko mu Rwanda hasanzwe hari ubutabera bwizewe kandi bukora neza, bityo abantu bagasanga umuntu umwe cyangwa babiri adakwiye kwambikwa isura mbi ubutabera mu Rwanda. Nyuma y'uko abantu benshi batanze ubutumwa gusabira ubutabera umubyinnyi Titi Brown, amakuru yasanze Titi Brown mu buroko, hanyuma ashaka uko yandika ibaruwa ayandikira umunyamakuru Peacemaker Punditi wamukoreye ubuvugizi nk'uko birimo mu ndangagaciro z'umunyamakuru w'umunyarwanda cyangwa se w'umunyamwuga. Mu ibaruwa Titi Brown yagejeje ubucungagereza kugira ngo bayimugereze ko igenewe, yashimaga cyane umunyamakuru Punditi wamukozeho inkuru bigatuma benshi bamusabira ubutabera ndetse ubwo yasomaga iyo nkuru akanerekwa ibyo abantu bamuvugaho yagaruye icyizere mu gihe cyari cyarayoyotse burundu. Mu ibaruwa yanditse na Titi Brown yagize ati: "Baho neza muvandimwe, umuhungu wawe Titi Brown, nanjye ndameze neza usibye uburoko. Impamvu nkwandikiye ndashaka gufata aka kanya kugira ngo ushimire bwa buri kimwe cyose wankoreye. Nabonye inkuru yawe hanyuma na mushiki wanjye ambwira ko muvugana bitanumva ko ngomba kugushimira. Ni ukuri watumye nongera kwigirira icyizere ko nubwo ndi hano hari abantu bakindi inyuma. Muvandimwe, icyizere nicyo gituma umuntu abasha kuba hano. Nkubwije ukuri, murimo ideni ry'ubuzima, gusa Imana ikumere umugisha kandi ikomeze ikwagure mu kazi kawe kandi buri munsi, kandi ikomeze ikumere ubuzima. Imana iguhe umugisha, wiyiteho." Nyamara nubwo abantu basabye ubutabera kuri uyu mubyinnyi Titi Brown, umuvugizi wa guverinoma Arian Mukurarinda yatangaje ko urubanza rwa Titi Brown ruzashyirwaho umusozo kuri uyu wa gatanu tariki 22 Nzeri 2023 ubwo hazasomerwa imyanzuro y'urukiko. Mukurarinda Arian yagize ati: "Kuwa 18 z'ukwa 11 2021, Ishimwe Thierry yaburanye ifungwa ry'agateganyo wa 22 z'ukwa 11 2021, ifungwa ry'agateganyo iminsi 30 yarajuriye akomeza gufungwa
yaregewe urukiko, aho ahabwa kuburana kuri tariki 30 z'ukwa cumi na kumwe 2022, gusubikwa ku mpamvu zasobanuwe ku 20 z'ukwa karindwi 2023. Yaburanye mu mizi, ruzasomwa kuri tariki 22 z'ukwa cyenda 2023, ariwo uyu munsi wa gatanu nibwo birusomwa. Rero cya kintu usabwa ni uko subscribe kugira ngo uze kugezwaho n'amakuru ukuntu biraba bigenze, ukuntu urubanza ruhaza kugenda rumeze, urabusoma neza cyane, uraza kurukurikirana kuri John B TV, turabaza guha imyanzuro. Sawa sawa.